yewe wa muntu we, yewe wa muntu we, itegereze neza mu maso hawe, amaguru amaboko yaguhaye, uburanga bwiza yageretseho, mbese wamwitura iki, Uwiteka wamuhaye iki? nta kimwe, n'ubuntu gusa ugeretse ku bundi. Abagore benshi ni beza, noneho buri mugore ni mwiza mu maso y'umureba. Ibyo bintu wari ubizi? Muri rusange abagore n'abakobwa ni beza pe, haba kubareba inyuma, haba mu kamaro kabo ni beza. Ni beza n'ikimenyimenyi, ujya ubona umuntu uraho udashamaje ukabona nawe afite umuntu wamuhisemo, wamukundiye kwa mwiza, wamuhisemo. Ab'ibikara babahisemo, ab'inzobe babahisemo. Ese ko bivuga bitsindagira. Abafite amabere manini basigaye bayagabanyisha, abafite amabuno mato bakavuga bati barayongeresha, abafite inda nini bakayigabanya, mbese umuntu ikintu cyose ko n'amazuru basigaye bayabaza kugira ngo agire shape bashaka. Ibyo byose birakorwa, reka mbabwire mama gari, isi nta kintu umva ubwenge buzabwira pe. Uzi ko neza umuntu wari uzi ari igikara, umubona yarabaye inzobe y'igishongore cyane, ariko afite amabuno ateye uko ashaka, ukavuga uti ifaranga risigaye rivuga. Aho ifaranga rikubise ngo haroroha. Nubwo Sara yabuze umwana bino bintu atabyisize, nubwo Elizabeth yamaze iriya myaka yose atarabyara atari bino bintu yisize, nubwo Hana yamaze iriya myaka yose atarabyara atari ibintu yisize, ko bisobanuye ko hari abantu bazagira ibibazo byo kubyara barabitewe na makeup. Reka dutange inama mama gari, inama abantu bisiga makeup utabahutaje. Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Healthy Soul and Body, ni Albine na Hirwa. Yego, turashima Imana cyane ko twongeye kubona umwanya wo kuganira, njyewe na Hirwa tukaganira, ariko hakaba hari n'abandi bazumva bazumvira. Harya ngo abo bahaguye iteka byagenda gute? Ngo baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi. Yego, twese Uwiteka agatega amatwi akumva, ariko urumva aratega amatwi anumve. Urumva ibyo bintu uko nabyitaho. Hari igihe umuntu agutega amatwi ariko ntakumve, ariko ngo abo bahawe Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Noneho ntabwo byarangiriraga, nuko ibitabo bikabumburwa bikandikwa by'urwibutso rw'abo bahawe Uwiteka bakita Jeanette. Ibyo niyo mbyibutse bituma nkora tansiyo ku biganiro nkora. Harya buriya turi kuganira ibintu byo gusetsa nyine biri aho, guseka ni byiza, ariko nyine ibintu by'amanjwe byo kubeshya aribwo nabyo bitabo by'urwibutso birandika, ahubwo ni iby'ibyaha. Rero Imana ijye idufasha tuganire ibintu bizima. Uyu munsi rero Imana ijye idufasha tuganire ibintu bizima kugira ngo mu ijuru ibitabo bibumburwe. Buriya kakubwira, hari umugani uvuga ngo nari umugabo ntigihabwe intebe, kandi nibyo. Kuba nari nshoboye gukora ibi uyu munsi ntabyo nshoboye, ngo nta ntebe bampa ngo nicare, ibyo nibyo. Ariko mva ikintu kinshimisha, nubwo nari umugabo idahabwa intebe, ibintu byabaye, amateka meza umuntu yagize mu kubana n'abantu no kubana n'Imana ntabwo ajya yibagirana. Byanditswe mu gitabo cy'urwibutso, biranditswe birabitswe mu gitabo cy'urwibutso. Cyakoze ngo ibyaha umuntu atihane nibyo byonyine bifite ubushobozi bwo gusibisha izina rye mu gitabo cy'ubugingo no gusibisha imirimo yakoze mu gitabo cy'urwibutso. Ubwo rero Imana yacu ntabwo iduca imirimo, twakijijwe n'ubuntu bwo kwizera Yesu.
imirimo n'imbuto zeze tumaze gukizwa n'ubuntu. Ariko ikintu gishimishije ni uko byanditswe mu gitabo cy'ubwenge. Ngo ijambo rihumuriza ababwiye abantu, ngo umuntu wanyuzeho udafite icyo umubwira ariko ukamubwira komera, Imana izagutabara, nzajya ngusengera. N'umwe wabwiye ngo Imana iguhe umugisha, n'umwe wabwiye ihangane. cyangwa ukabura icyo umukorera akabona, mbese nawe ukabona mu by'ukuri yaba ugifite wari kugikora, ukamwereka impuhwe, ukamuhobera akakuririraho, nta kindi ufite cyo kumuha, cyangwa ukamuha umwanya ukamwumva akakubwira. Ibyo byose byanditswe mu gitabo cy'urwibutso. Umva paje ibihumbi n'ibihumbi bavandi n'ibyandikwe, Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Uyu munsi rero tuje kwandikisha mu gitabo cy'urwibutso. Tuje kwandikisha mu gitabo cy'urwibutso. Tugiye kuganira insanganyamatsiko ivuga ngo ubwiza bw'abakobwa n'abagore. Ubwiza bw'abakobwa n'abagore. Harya ninde wabaremye? Imana. Hari utabizi se ko ari Imana yaremye buri muntu wese n'ikiremwa cyose kiri munsi y'ijuru. Kanguha akazabe. Umuntu yaremwe ku munsi wa kangahe w'irema? Ku munsi ubanziriza, ku munsi wa gatandatu. Umunsi ubanziriza isabato. Nishatse kubisobanura kandi batabimbajije. Ubwenge bwinshi bushyize mu bintu byose birapfa. Umuntu yaremwe ku munsi wa gatandatu. Icyakoze reka nze ndebe nimba ibyo bintu bizi. Adamu yaremwe ku munsi wa gatandatu. Noneho dusoma ko ngo Adamu ngo yise ngo ibintu byose ngo amazina, ngo akajya abona ngo ikintu cyose kiri kumwe n'icyacu, ngo ariko abona ari wenyine. Imana iramusinziriza imuremera Eva. Ikibazo cy'amatsiko, Eva nawe yaremwe kuri uwo munsi Adamu yaremweho, cyangwa hashize iminsi runaka Eva abona kureba? Yaremwe kuri uwo munsi. Ntabwo mbizi. Ni uko impamvu mvuze ngo yaremwe kuri uwo munsi ni uko bose Imana itanga isabato bose bari bahari. Ariko siko bishoboka. Ubwo rero najyaga nibaza se Adamu yamaze ukwezi yibana abona ibyo bintu arabirambiwe, byagenze bite? Nuko rero umuntu aba ararema, sibyo? Mw'abantu Imana imuha umusatsi, imuha amaso ngo arebe, imuha amazuru ngo yihumurize, abantu badahumurirwa mwihangane ingaruka z'icyaha, umunwa, amatwi, amaso ngo arebe, amaguru yo kugenda, amaboko. Umuntu ufite urugingo runaka rudakora yihangane, ni imperuka, ni icyaha, ntabwo ari umugambi w'Imana. Hari igihe ari impanuka, hari igihe ariko wavutse. Ibyo byose tubyirengagije. Umuntu yararemwe pe cyane. Ndabeshya? Yararemwe rwose kandi neza, kandi neza. Igeze ku mugore sasa iramurema koko. Mw'abantu mutubwire namwe, ni kuri abagore benshi ni beza. Noneho buri mugore ni mwiza mu maso y'umureba. Ibyo bintu wari ubizi? Muri rusange abagore n'abakobwa ni beza pe, haba kubareba inyuma, haba mu kamaro kabo, ni beza. Ni beza n'ikimenyimenyi. Ujya ubona umuntu uri aho udashamaje, ukabona nawe afite umuntu wamuhisemo, wamukundiye wamuhisemo. Ab'ibikara babahisemo, ab'inzobe babahisemo. Asa ko bivuga bitsindagira. Abagufi, abarebare, inzobe, ibikara, mbese buri wese. Abazungu babahisemo, abirabura, abahinde. Umva, nicyo kikwereka ko umuntu wese Imana yaremwe mwiza, ni mwiza cyane pe. None tuvuga ko utari kumubonaho ubwiza bw'inyuma, ntubwire akantu. Ni mwiza kuko yaremwe, ni mwiza kuko yacunguwe. Amen. N'iyo inyuma utaba uri kubibona. Yewe mugore mukobwa, kuko uyu munsi nibyo turi kwivugira. Mugore mukobwa, uri mwiza kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Igikomeye, uri mwiza kuko wacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi y'umwana w'ikinege. Ariko ako kantu ujya kwibuka, si ufite abana babiri? Tugusabye umwe ngo tumwice u Rwanda rugira amahoro by'iteka ryose, wamuduha? None ibaze umwana w'ikinege w'Imana
yarapfuye kugira ngo ngewe mbeho cyane kubw'ibyo ndi mwiza wewe uri uw'agaciro gakomeye cyane. hari akaririmbo nibutse ntabwo kazi rero uraza kwihangana twajyaga turimba uturirimbo tuziranye ariko ndakibutse wihangane nkakuririmba nta kibazo. ni umuntu wigeze kukaduhimbira muri korali naririmbagamo kera ndamusuje aho ari azahita akibuka karavuga ngo yewe wa muntu we yewe wa muntu we itegereze neza mu maso hawe amaguru amaboko yaguhaye uburanga bwiza yageretseho mbese wamwitura iki uwiteka wamuhaye iki nta kimwe n'ubuntu gusa bugeretse ku bundi. Uwo muhinzi si yari yamurikiwe rero nuko urumva umugore umukobwa by'umwihariko niba turi kuvuga ni beza pe ni beza kandi mu mwimerere they are naturally beautiful ni beza mu mwimerere wabo umva ngabo bafite amasatsi y'amarende ngabo bafite injwiri urumva ari utujwiri ucishamo mukusha ugasokoza ukabona biciyemo ari amarende nuko ni beza pe mu by'ukuri Imana yararemye muri make dore ko tugira menshi ariko muri make Imana yaremye umuntu yamwitonda cyane rwose. nuko umuntu aba ageze ku isi hari isomo nasomye mu mubwiriza ntabwo nibuka neza igice ariko ndaza kugishyiraho hano ku kiganiro bivuga ngo icyo nabonye ni kimwe ni uko Imana yaremye umuntu utunganye maze yishakira ibihimbano byinshi. Imana yaremye umuntu utunganye kandi ko arangije yishakira ibihimbano byinshi. yabyishakiye ati twabonye ukuntu Imana yaturemye amaguru amaboko umunwa amaso n'amatwi ibisabwa kugira ngo umuntu yuzuye yarabiremye keretse wenda abantu bihariye mwihangane ariko muri rusange yari yabitanze. nuko rero ibihimbano byaje kuza biti umuntu kubera Imana yamuhaye ubwenge buruta ubw'izindi nyamaswa n'ubundi ni muri kwa kurema umuntu kwitangaza. umuntu yaragiye akora imodoka tuyigendamo akora igare turigendaho akora indege turambukira imipaka akora ibitabihe abibazamo imbaho yubaka amazu amabuye araconga arubaka koko akora imihanda akora iki ariko ntiyarangiriza ati harya reka njye ku muntu mukorereho ubufindo. Imana si yaremye umusatsi ikamora undi musatsi abafite umusatsi utabanyuze cyangwa bashaka guhindura uko basaga uyu munsi ntibe bari ko basejo bajyanisha n'imyenda kambakorera imisatsi umusatsi uburaje harya ubwo ni karite ya kangahe sinamenye umusatsi Imana iba buriya pirate zibaho urumva hari karite ya mbere hari na pirate yego umutanzaniya nomero ya mbere hakaba n'iya nyuma urumva uw'Imana yaremye ubwo ni karite ya mbere yego hahita haje indi karite niba ndi buyite ya kabiri niba ndi buyite ya kangahe simbizi wasanga wenda biterwa n'amafaranga igura cyane ko ntanabisobanukiwe cyane ku biciro byayo gusa ndayibona karite ya kabiri biraje iya gatatu biraje iya kane biraje kugeza na hahandi n'umuntu wo mu cyaro ukorera uhingira ibihumbi 2 nawe azabona karite ye mba n'ibindi bintu Imana yaremye urumva karite ziba ziraje z'umusatsi amabara yawo abaraje muri rusange amabara y'impu zacu ntagasa sinzi ibara Adamu na Eva bari bafite neza ngo nkubwire ngo wenda umuntu uba muri Aziya uyu munsi niwe basaga byo ntabyo nzi ariko icyo nzi cyo nuko Adamu na Eva bari bafite ibara bari bafite uko abantu biyongereye bagatura ahatandukanye bakabaho ubuzima butandukanye amabara yandi nayo araza umubare tutazi. Urabona intoki ikiganza cyanjye ni cyawe ntabwo bifite ibara risa mu maso hanjye nahawe ntabwo bifite ibara risa niko ubwo ni uko amabara y'uruhu atandukanye niko n'amabara y'imisatsi atandukanye
reka nkubaze ni irihe bara ry'umusatsi ryiza? ni iry'Imana yaguhaye kuko rwose buri wese kuko no mu miterere y'abantu ntabwo bakunda ibintu bimwe. ushobora gukunda shokora, ujya ubona abantu rwose bajya gutezamo twa tentire twa shokora, abandi bagatera kanta y'umukara. bivuze ngo umwe akunda iryo bara ry'umukara, undi akunda shokora, hari n'utezamo utuzi warabibonye ubwo rero muri make ntakugoye nta bara ry'umusatsi ryiza ribaho rwose pe. muntu w'Imana tutari twagera no ku bindi bintu turi bugereho, uko ntasa nahirwa uruhu niko tutazasa n'imisatsi cyane. ibyo byo tubanze tubishyire mu mutwe. noneho mbere yo kwifuza ibara runaka ry'umusatsi nzabanze ngira ubwenge, kuko bwa bwenge Imana yandemanye bukoresha. kamwe tujye dukoresha ubwenge Imana yaturemanye. ari abazungu ntibagira amabara y'imisatsi asa, kandi impu zabo zisa cyane, amabara y'imisatsi yabo aratandukanye. cyakoze sinzi niba aba ari umwimerere cyangwa nabo bataba bashyizemo akandi kabara, ariko ibyo mbonera inyuma unakoze research kuri Google, Chat GPT n'ahandi ukayibaza ngo amabara y'umusatsi y'abatuye ku isi nangahe, yakwereka amabara menshi cyane pe. ubwo rero icyambere ubundi ibintu byose bipfira muri mindset, ni ukuvuga imyumvire. banza ubwire ubwonko bwawe ko ibara ry'umusatsi ryiza ntaribaho, nta tegeko rigena ngo ibara ry'umusatsi ryiza ni icyo cyo tubanze tugishyire mu mutwe. noneho ibyemezo byose uzafata uzabifata ariko wabanje kureba ikindi kiri bukurikireho. ushobora kubyuka mu gitondo nkabona imisatsi yanjye ukuntu isa, biragaragaza ko ndi kurwara bwaki pe, ko ari ugusonza. navuga rero ndi kurya nabi, kuko umusatsi uruhu biraregana cyane. iyo uri kurya neza imibereho ibayeho muri iyo minsi, fresheri ngo ziba mu biryo niko barazirya. iyo uri kurya neza uruhu umusatsi birabivuga, iyo uri kurya nabi birabivuga. niba ukonsa atari ikirego cy'uko ndi kurya nabi, ntibinyure. we byavuga abafaransa ngo empwe entre. niba uko ndi gusa atari ikirego cyo kurya nabi, umubiri utari kundega ko ndi kurya nabi, ninyurwe rwose. icyaro uvuge yuko ufite umusatsi mwiza, ndi kwibwira ntihagire uwo nkomeretse, ndi kwibwira njyewe Albine. Albine uri kumva? niba ukusa atari reflection y'uko uri kurya nabi ngo uruhu n'umusatsi bikurege, Albine wumvise nyurwa. Bibiliya yaravuze kubaha Imana iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. ari ntacyo twazanye mu isi, nta n'icyo tuzayivanamo. aho ho bari kwivugira iby'ubutunzi, ariko icyo ni icyambere. umusatsi nimero ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane ziraza. ibitsike Imana yabishyizeho ngo bidukingire amazi, icyuya n'ibindi byinshi. byo ni ingore amaso. mu bushakashatsi bw'umuntu atari kuwabyogosha nkasigaho akarangi, igihe hari abandi baba icyo kintu uracyumva bivaho. tuvuye ku musatsi tugiye ku bitsike n'ingoyi, bijya ku mazuru barapfumura, bijya ku munwa basigaho amabara, hari n'abapfumura. ibi bintu turi kuvuga ntihagire umuntu udufata ukundi, twebwe turi kubiyibukiriza uko byatangiye, kugira ngo tujye dukora ibintu birimo gushishoza, tunamenye n'amaherezo yabyo. umunwa yaba yambaye ijipo y'umutuku agasigaho ak'umutuku, si bijyanye, si bifite ifoto nziza. yaba yambaye iby'ubururu agashyiraho ubururu. umunwa bavuyeho. na hano hari abahashyira, bajya ku matwi bashyiraho utuntu twiza. we ujya utubona si twiza, si tujyanye n'isakoshi, si bikeye. women are beautiful either naturally or not naturally. ibintu byiza rwose bisa bijyanye, wareba ukavuga ngo biva ku matwi bigera hano, uti nkashashagirana kambara akantu. ni urugero, ntabwo nzi niba hari icyo kamaze, ni byiza, ariko ukambara niba uzi ko ntacyo kamaze, ikidafite icyo kimaze wakireka, ariko igifite icyo kimaze wagikora.
bivaho bijya ku nzara umuvandi ibyo uzibona ndazibona ufite ingufi teraho izindi bikaba birebire amabara agashyiraho ntiyatonera igitoki ibyo byo ni mu gicuku ariko ibyo reka tubyemere kuko hazabaho n'imashini zibikora nta kibazo urumva biragiye inzara haba iz'intoki haba iz'amano birakozwe wa muntu rero wari waremwe ari mwiza uyu munsi muhura ari atangiye guhinduka uyu munsi muhura ari inzobe kubera yisize ibintu by'inzobe ujya ubona abageni ndababona cyane hari ababyisiga abantu bakabishima ngo yabaye mwiza hari n'ababyisiga abantu bakabigaya ngo byamugize mubi byose nta nubwo dushinzwe kuvuga ubwo biterwa n'amaso y'ubireba bishobora kuba rwose ari byiza ariko icyo tuza kuganishaho baraza kucyuha wumvise ukuntu ariko umuntu mu bwenge Imana yamuhaye yakoze ubushakashatsi yararemye nawe ubwe yararemye uzi ko nibutse akantu abafite amabere manini basigaye bayagabanyisha abafite amabuno mato bakavuga bati barayongeresha abafite inda nini bakayigabanya mbese umuntu ikintu cyose ko n'amazuru basigaye bayabaza kugira ngo agire shape bashaka ibyo byose birakorwa reka mbabwire mu isi nta kintu umva ubwenge buzabwira pe uzi ko neza neza umuntu wari uzi ari igikara umubona yarabaye inzobe y'igishongore cyane ariko afite amabuno ateye uko ashaka ukavuga uti ifaranga risigaye rivuga aho ifaranga rikubise ngo haroroha haba ku nzu haba ku mubiri hasigaye horoha abashaka ishinya z'umukara barazibona abashaka amenyo y'imyeru barayabona abashaka amabuno ateye uko bashaka barayabona muri rusange ubu ngubu umuntu wese ufite ifaranga akaba atanyuzwe n'uko ameze abona ahita ajya gushaka uburyo ameramo uko ashaka yirema bundi bushya mbese Bibiliya ijya ivuga kuvuka ubwa kabiri umva abantu bari kuvuka ubwa kabiri pe noneho bimwe bavugaga ngo iyo witukuje ngo turakurega ubu ngubu tekinoloji aho igeze nta nubwo ari ngombwa ko umuntu nanakubona abibona rwose iyo utakuzi keretse umwe wenda wari ukuzi kera ariko umuntu utakuzi ntamenya ngo uri wawe ngo warabikoze cyangwa ntiwabikoze yego rwose yego rero imperuka ntigira umuti ubwenge buzagwira bwaragwiriye noneho nta nubwo bikiri inzagihe ngo bwaragwiriye rwose ubwenge bwaragwiriye ntibwarangirira mu gukora ibyogajuru n'indege byakomereje no mu gufata umuntu bukamurema bundi bushya cyane cyakoze harya hari ibigira n'abantu barebarira wenda usibye kwambara hotara icyo ntabwo ndacyumva buriya nabyo rero biri mu bushakashatsi nabyo biri muri process ntawamenya kuko nibi ntabwo twari tuzi ko rega bizabo nidutinda ku isi n'akataraza tuzakabona nuko bajya banabicamo umugani batuye umuntu namukunze njya mubona ku mafoto njya mubona duhuriye ahantu asa neza ariko tugeze mu rugo yoza akikuraho make-up mbona ni mubi izo manza nazo zirahari hanze n'ibindi ibikomeye rero kurusha ibindi bagore bagenzi banjye bakobwa barumuna banjye ni byiza urasa neza ni byiza inzara isakoshi na shenete n'iherena birajyanye you make a good bride trust me urasa neza ariko mu by'ukuri ibi byose tuvuze ni byinshi munihangane ariko hari impamvu twabivuze ntabwo twapfuye kubivuga gusa hari isomo rimwe rivuga ngo ubuto burashukana ngo kandi uburanga bwiza ni iki ni ubusa iyo niyo mpamvu rero twaje hano kugira ngo byibuze umuntu ikintu akora akunze amenye amaherezo yabyo abihitemo anabizi kuko rwose kubivuga si uko tutabikora ahubwo ni uburyo twabonye ingaruka zabyo twumva ni byiza ko abantu banabimenya kugira ngo nanabikora amenye ngo ibyo ndi gukora bifite risike izi n'izi ngizi rero niyo mpamvu gusa tugiye kuvuga kuri ibyo bintu ikindi ndi bwongereho
abantu buno uku tugenda dufite ibikomere amadini yaduteye warubizi ubona abantu bagenda amadini yarabakomerekeje ikintu cyose uvuze ukagihuza n'idini ndacyahita cyanga ibi bintu turi kuvuga nta dini bireba ngo pe ntago it's not a matter of ni icyaha si icyaha no ntago turi aho ntago rwose ari aho Yesu ntago tuje kuvuga ngo urarimbutse abantu babikora bafite umutima mwiza bazajya mu ijuru barahari abatabikora ariko bafite umutima wa mukushi nabo barahari batazanajya mu ijuru barahari nibo benshi ariko ibyo tugiye kuvuga ni ukugira ngo twirebere zimwe mu ngaruka bino bintu bishobora guteza kugira ngo uwabikoraga azi ko birangirira mu gusa neza yaserutse mu birori anatekereze kabiri ibibazo ariko ntabwo naba naturally beautiful niba bino bintu byanyongereraga beauty hari ikindi bitazana ubwiza gusa ahubwo bizana n'ikindi kintu ngaho mbwira tugiye kubabwira ingredients nkeya ziba muri bino bintu twisiga by'ama makeup n'ama nail polish amaverni nibyo bashyira ku ngohe tugiye kuvuga biki ubundi tubatume namwe gukora ubushakashatsi muzimenyere ibindi utu tuzina tugiye gukoresha ni amazina y'amanyamahanga nigiye kubisoma biri butugore ariko no kugira ngo tubarangire turababwira ngo ingredient yitwa gutya ikunze kuboneka muri bimwe mu ma makeup amwe namwe itera ibi n'ibi iya mbere mama gare iya mbere yitwa parabens ntabwo nzi nimba ari uko bayisoma ariko ni uko yanditse parabens turabishyira uko mubibonye kuri screen parabens iyi ngiyi tuvuge ni ingaruka zayo yego ingaruka z'iyo ni ukuvuga ntabwo ari makeup yitwa paraben ahubwo ni ingredient iba muri zimwe muri makeup reba n'ibikora izo makeup kimwe mu byo bashyira muri izo makeup paraben ngaho vuga ikuntu bavuze bimwe mu bintu akaga igitera igituma ama hormone atagahunda hormonal imbalance ikindi ishobora no gutera kanseri y'amabere can you imagine mwa bantu b'Imana niba mujya mukora ubushakashatsi zimwe muri kanseri zifite speed cyangwa umuvuduko ukomeye ku bagore harimo kanseri y'amabere kanseri ya nyababyeyi izo kanseri zifite umuvuduko please ntabwo turi kuvuga ko umuntu wese ubirwaye ari ibi byabiteye mutwumve neza pe hari n'ababiterwa n'ibindi hari n'uwo byadukiza nk'uko yowe bwakeye mu gitondo akibona yarwaye ibishyute mw'abantu mwe ikigeragezo iyo ari ikigeragezo kiranizana ariko abashakashatsi nimba bavuze ngo biri muri bimwe mu bitera ubwo ntabwo ari twe nta laboratoire tugira namwe muzagende mwisomere dukomeze hari n'indi ingredient yitwa phthalate ngo itera iki iyi nayo ituma handitse ngo ni disturb reproductive health ni ukuvuga abantu bumva icyongereza babyumvise abatacyumva bivuze iki itesha gahunda ubuzima bw'imyororokere muri make twahuranyije nubwo Sara yabuze umwana bino bintu atabyisize nubwo Elizabeth yamaze iriya myaka yose atarabyara atari bino bintu yisize nubwo Hana yamaze iriya myaka yose atarabyara atari ibintu yisize ko bisobanuye ko hari abantu bazagira ibibazo byo kubyara barabitewe na makeup barabitewe na product yitwa ngo ingredient yitwa ngo iki yitwa phthalate uko mubisoma kuri screen ngaho mbwira ngo bizimwe muri product igishyirwamo rero ushaka kuyisanga muri product yitwa lipsticks hari n'indi yitwa buretse gato hari abantu batabyumvise lipsticks ni tuno tuntu bisiga ku munwa tw'amabara atandukanye phthalate hari zimwe muri lipsticks ibirimo ikindi ni polish nails ni verni basiga ku nzara hari verni zibamo phthalate niba uyisiga muvandimwe ongera utekereze kabiri hari n'indi yitwa eyeshadows niba ndi kuvamo eye wasanga ari hano kuri
niba ari ku bitsike niba ari ku ngohe ntago mbizi ariko ni ibyo ku maso ubwo ibyo nabyo ni ku bitsike kuko iza hano ni eyelashes. ubwo rero niba utwisiga ku maso muvandimwe tukaba turimo futarate sinzi niba hari ubwoko bazishyiramo n'ubwo batazishyiramo ariko niba uzisiga zirimo iyo product yitwa futarate ufite akaga niba utari ubizi wongere utekereze kabiri niba wari unabizi ubikora ariko ubyibuka. Ahandi rero ushobora kubibona ngo ni foundation ariko iri liquid foundation urabona abantu bakora makeup hari ibyo babanza gushyiraho mbere yuko basigaho n'ibindi ibyo bita foundation ziba ari liquid zisukika ubwo bavuze liquid rero ubwo hari na solid foundation ziri liquid ni kuvuga ngo biriya babanzaho ariko bisukika hari ibyo baba barashyizemo futarate kandi mwumvise ingaruka zayo zitwibutse ingaruka zayo nuko bitera disorder cyangwa bitesha gahunda amahormone. Ikindi kandi bishobora no gutera kanseri y'amabere. Twagiye ingredient ya gatatu rero yitwa formaldehyde uko byanditse kuri screen. Gutera iki iyo ingredient ibyo yashyizwemo iyi ngiyi bishobora gutera ibibazo byo mu buhumekero. ariko uziko sinezite asima hari abazirwara kubera ihererekanyamurage ariko hari n'abazazirwara kubera zino makeup. Ikindi ishobora gutera ni ibibazo by'uruhu, indwara z'uruhu zitandukanye harimo na kanseri y'uruhu. Iyindi ni kanseri muri rusange. Ngaho nyumvira ababyeyi bagore beza twatangiye tubona ukuntu Imana yaturemye neza ngaho munyumvira ibintu twikururira dusoza reka dutange inama. Mama Gare inama abantu bisiga makeup utabahutaje. Rero mu by'ukuri nk'uko babivuze ntago ibingibi ntago bishingiye ku idini runaka. Mu by'ukuri ni ingaruka zishobora kugeraho mbese ni ibyo ukwiriye kwitega. Cyakoza Imana igira ubuntu iminsi yo kujijwa kwacu igiye yirengagiza cyane pe ariko kubimenya nabyo ni na byiza kugira ngo utazavuga ngo iyo nza kumenya. Rero babyeyi bakobwa beza mu by'ukuri namwe bagabo mu bikunda ntabwo twabura kubibabwira kuko hari abo mutagendana uri umudamu we utiteye utwo tuntu ariko mu by'ukuri uri umugabo ukunda umugore wawe wanezezwa no kubona mu by'ukuri umugore wawe asa neza inyuma ariko ukananezezwa no kubona uri kurya ku mbuto z'ibyo wabibye umurwaje uruhu rwa kanseri y'uruhu umurwaje nta mugabo wabikunda ntekereza ko nawe wabikunda rwose ahubwo nuko batazi ko hari ingaruka byazagira. Rero rwose mu by'ukuri abadamu banyu beza murabakunda namwe badamu beza muri beza rwose ariko ibi ngibi ni ukubigendamo gakeya. Cyakoza birakomeye ku muntu wabigize akamenyero birakomeye ariko hamwe no gufashwa n'Imana. Pawulo yaravuze ngo icuruzwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nanjye noneho akantu nsorezaho bagore bagenzi banjye bakobwa barumuna banjye ni ukuri Bibiliya nabivuga ubwiza bw'umugore umusatsi ugaragaza ubwiza bw'umugore. Bari kuvuga ukuntu iyo umugabo ahirimbije umusatsi bimukoze isoni ariko umugore yawe uhirimbiza bikaba ubwiza. Ni ukuri umugore ufite umusatsi yitaho aba asa neza tujye tubivuga mu izina. Umusatsi nyabuneka ni mwiza ariko reka nguhe umukoro shaka ukuntu umusatsi wawe mwiza ukunda kuva uyu munsi utazongera gushyiramo ikindi kintu utabanje kumenya niba nta ngaruka gifite. Uwutunge ari waba mwinshi waba muke uko ubikunda kuko ntidukunda ibintu bimwe ariko kondisiyo ari ukugira ngo ari uko byonyine nta kintu kikwangiza uzashyiramo. Ubwo umukoro wacu ubwo rero abantu urimo urabwira ngo nibave kuri makeup biragusaba ko bashakira ikizisimbura kandi kiri natural.
ubwo genda ukore research nk'uko wakoze research y'ibyo bintu niba bigusaba ubitege. Ubwo rero ubwiza byandike muri comments. Ubwiza ni bwiza, twese turabukunda, ntawe udakunda gusa neza. Bavandi, agasakoshi kajyanye n'urukweto ntibazakubeshye, nta mugore utabikunda, nawe bitabera. Ariko nihagerekaho kujyanisha n'akalipstick n'uduherena kandi harimo ingaruka, biraba ari ikibazo. Ubwo rero bagore beza, tujye gushaka ukuntu turushaho kuba beza dukoresheje ibintu bitatwangiriza. Hari ibyiza bitagize icyo bitwaye, ibyiza bidafite ingaruka. We are naturally beautiful and nature can make us more beautiful. Ako kandi nakumva iyo koti ntuzajya uyivuga ujye usayitinga uvuga ngo ni Albina wabivuze. We are naturally beautiful and nature can make us more beautiful. Please tugende dushaka ibintu byatugira beza bitatwangiza. Ntacyo bimaze gusa neza uyu munsi nkagira ifoto nziza, ejo nkicwa na kanseri. Nukuri ntacyo bimaze. Abo bana nkabasigira nde? Reka nzapfa urupfu ntikururiye. Erega niyo turebye kuba ujya ureba nk'amafoto y'abantu ba mbere ya jenoside, kandi ntabwo hariho kamera nk'izi ngizi zitugirana beza, rimwe na rimwe zikatwongerera. Ariko ujya ureba ukuntu bari natiraye, ariko ari beza pe, bafite imisatsi basokoza neza we. Mu by'ukuri bari abantu bari beza. Nubwo rero mu by'ukuri gusa ntago tuvuze ngo tumere nk'abo, kuko buri gihe buri kinyejana n'igihe cyacu n'ibintu byacu, cyane ko bananyweye amata meza, twe turi kunywa ayo basigaje, bari ibyo byiza, turi kurya ibyo. Rero ariko dushakashake, tujye dushaka ubumenyi, tumenye ibintu bishobora gusimbura ibyo dukunda, hanyuma dukoresha ibintu bitatwangiza cyane pe. Twungurana ubumenyi. Wa muntu ufite ubumenyi bw'ukuntu abagore bakora ibintu bigira imisatsi yabo myiza, bakoresha ibintu bigira impu zabo nziza batabyangije, ni ukuri turakwinginze, tugusabye imbabazi, uzaze tuguhe umwanya, utuganirize, uduhe izo nama. Niba hari naho babikorera utujyaneyo tubikore, udukorere ikintu cyasimbura lipstick abantu bakisiga. Ni ukuri turakwinginze, aho kugira turwaze kanseri ukaba wicaranye ubumenyi, waha abagore bagakora ibintu bibagira beza bitabangije. Turagusabye uzadutumire ubiduhe. Reka rero dusoreze hano ikiganiro cyacu, nitwungurana ubumenyi, tuzagenda turushaho kungurana, tuzashaka n'ibindi namwe muzabishake, hanyuma tuzagaruka hano twungurane ubumenyi nanone. Imana ibaha umugisha, amaraso ya Yesu twese atweze. Ikibi kirusha ibindi byose ni icyaha. Umuruhu uruta uwundi ni ukubaho utazi Yesu. Twese reka dusabirane, Yesu atwihishurire. Ibindi byose byera inyuma, ibintu by'inyuma, uyu mubiri uzabora, Imana yarawudutije nibyo, ariko tuzirikana ko ikiri imbere aricyo gikomeye, hanyuma n'umubiri wacu twibuka ko ari urusengero rw'Uwiteka. Imana ibaha umugisha. Amen.